amakuru ya biriya bintu ngo ndebe ko namenya ukuri kwabyo. Nubwo nari umunyamakuru ariko nanjye ndi umuntu urwanirira ishyaka Imana. Uburyo Imana ashaka umuntu wavuga Imana ngo narangiza ajye kuyobya abantu. None se mu by'ukuri koko byo Vicky yambwiye n'ibyo Esther yari yamugiriye nabi cyane. Nk'uwarera nk'umwana we mu rugo uretse ko tubana namufataga nk'umubyeyi, ibyo bihamya arabizi, nta kintu namugoye. Ukabona ko byamurakaje, yenda ko hari amakuru yenzi agira ngo yenda nzayavuga, kwa kundi nyine yenda hari ikintu gikomanga umutima wawe ntiwigirire icyizere, ugasanga mu byo yenda ndi kuzira nibyo nshobora kuba ndi kuzira. Nkora ibyo bintu byose yaketswe yamaye iyo message ngo nukazariya muri comment n'amagambo ambwira, ndizera yarabibonye ko nayakoze, nabikoze ko yambwiye. Hanyuma abonye yamaye iyo message ntabwo nzi impamvu yahise anyishyiramo, nimba yarabonye ari njye uciriritse yigiraho ibyo abonye ntabwo mbizi, ariko arabizi neza ko ari abantu benshi yandikiye bagiye batukazariya muri comment. Sinzi, ntabwo nzi ikintu yakinwe, njye nabonye agira imitwe myinshi, njye naramumenye. Ariko nimba ariko yahise agenda yanga no kunyiyereka nta kibazo. Arambwira ngo wowe uyobewe se ngo uko ikirezi ateye ngo cyangwa nuramumenye. Diane bamaranye igihe kingana iki? Bamaranye igihe kinini, ngo yamutoye kera kuko amakimbirane y'urugo yose arayazi. Ngo ubwo se ngo ibyo bintu bibanguka uyu mwana ngo aje ari muzima ngo nibi, baravanti muhamagare Kirezi. Rero Ikirezi baramuhamagara, telefoni yanjye uwo munsi yahise ayikonegita niye, abantu bose bamamagaraga niwe wahitaga ubitaba, ku buryo nibyo byabagaho ariko babimvaniyemo. Kifata ukuboko kansohora hanze, hari ibintu ngo byahise bimfata, njye narabibwiwe, abantu nyine bari bahari, ndizera ko baguha amakuru, uko nyiri igipangu cyose ababamo bose ndizera ko ngo bari bahari. Ngo akisohora yahise ngo afata urugi arakinga, ngo bahamagara inzego z'umutekano zirakomanga, yanga gufungura kuko ngo nyine akifata sinzi ibintu ngo byahise bingaragura, nkajya mvuga ngo uranziza iki, ngo ko ntabyo nzi, ngo uramora iki. Ndizera ko amavideo uyafite. Hanyuma ngo birataka ku buryo ngo bahamagaye na RIB nyirinzu, kuko niwe bari babishinze byose, nabyo yanga gufungura. Barara bandariye iryo joro, bigizeho barabati uyu mwana ni inzirakarengane, ahubwo ashobora kuba afite amakuru yafite, ashaka kumwica, kumugirira nabi kugira ngo ibyo bintu atabivuga. Ariko nyine nk'umuntu usenga si ukubahana. RIB icyo gihe yarahaje? RIB kandi ariyo yanjyanye no kwa muganga, ngo wari umukozi we wamwibye, ku buryo aguha biriya bintu bikakwica bimeze kuriya. Genda ati iyo bakwibye ari ibintu baguha ngo kugira ngo ugarure ibyo wibye, nyine birabacanga. Abaturanyi bo nabo banagize ubwoba, nkavuze ati Imana idufasha dusohokere mu gipangu. Ntabwo umuntu usenga agira uyu mutima, kandi ibibazo ari gucamo byingo ntabwo ari urugo runaniye. Kandi biriya bintu akunda no kuvuga ngo ni muto, ngo abandi bamutereta, ni uguhindura ibitekerezo. Yes, reka nizere ko gahunda zimeze fresh, nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihari. Natwe turakomeye, turashima Imana. Ndi Albert Niyonsaba. Wowe uri kurangiza umwaka utameze neza, komeza kwihangana, nawe urangiza umeze neza, senga Nyagasani kugira ngo nutaha uzakubereye mwiza. Abadukurikiye muri mu bitaro cyangwa murwaye indwara zitandukanye, reka tubasabire Nyagasani kugira ngo aborohereze. Nuko gahunda zimeze, ngira ngo kuri screen zanyu habona umukobwa tugiye kuganira nawe, ariko hari umuntu nyitabye n'impamagaye mu kandi kanya ntibyakunda, reka mwitabe. Allo? Muraho neza? Murakomeye? Nitwa Albert Niyonsaba. Vicky muramuzi se? Vicky wabaga kwa Esther? Ibyamubayeho mwarabimenye? Narabimenye. Byagenze bite se? Ngo witwa nde wowe? Nitwa Albert. Vicky yarambwiye
ni wowe wakoresheje ikiganiro azariya bwa mbere? Ni njye wakimukoresheje bwa mbere. Okay. Ibyabaye kuri uriya mwana byose ndabizi, ariko mfite ahantu ngiye gushyingura. Mfite n'akavidewo kiwe rwose, ni ibintu bikomeye cyane. Nanjye buriya nagerageje gushaka amakuru ya biriya bintu ngo ndebe ko namenya ukuri kwabyo. Nubwo nari umunyamakuru, ariko buriya nanjye ndi umuntu urwanirira ishyaka Imana. Uburyo mba nashaka umuntu wavuga Imana ngo narangiza ajye kuyobya abantu. None se mu by'ukuri koko byo Vicky yambwiye n'ibyo Esther yari yamugiriye nabi cyane? Birarenze. Ni ukuvuga ngo ahantu Esther aba, igipangu akodeshamo nyiracyo ni inshuti yanjye cyane. Rero uriya mwana nuko ndi kwihuta, waza kwihangana ukaza kumpamagara nkaguha story yose uko yagenze. Uriya mwana aje kwatwara imyenda n'ibirebire nyine, na kubisubiramo ntabwo byahita binkundira. None hari umuntu ngiye gutabara upfushije nyina, ni inshuti yanjye. Ubwo rero biransaba ko nihuta nkagerayo nkamufasha. Nta kibazo, ndaza kuguhamagara ku mugoroba. Sawa, urakoze. Sawa, namwe murakoze. Yes, ngira ngo murakoze cyane. Uno mukobwa yarampamagaye, ngira ngo mwabonye story nakoze, ndi kuganira na Azariya nkuko no mupapa yarabimbwiye kuri telefone, ariko umbwira ikibazo yagiranye na Esther. Abantu benshi mu ntera amabuye, ariko uwo dukurikiye ntabwo nkorera abantu benshi mu ntera ubwoba, ariko uwo dukurikiye ntabwo uri kuntera ubwoba. Nakoze ikosa muri amwe mu makosa nakubwiye ntakora. Rero ntakoze muri amwe mu makosa nakubwiye ngo ngambanira igihugu. Ni icy'umuntu ngambanira umuntu uwo ari we wese, ntago wantera ubwoba aho wava nuko waba umeze kose, ntibishoboka. Nzapfa umunsi wanjye wageze nakicwa n'umuntu, nicyo kizaba cyateguye kunyica. Naho abandi bo bantera ubwoba, reka nkubwize ukuri ko ntago ndi uwo guterwa ubwoba. Cyakora wambwira ibyo wakoze ntago ari byo, wari kubigenza gutya, ariko nabwo utaje mu matwara nuko wumva ubishaka bitewe n'impamvu ubishakamo. Ibyo ngibyo ndakumva cyane, kuko njye ngirwa inama, kuko nanjye harabo njya nzigira. Iyo banyumvise rero nanjye bya biteye agahinda ko nagirwa inama n'abandi bantu sinzumve. N'umwana w'umukobwa yarampamagaye arambwira ati Esther yankoreye ibintu bibi cyane. Arambwira ntago nabiceceka, kuko isaha n'isaha nakongera nkagirirwa nabi. Ndamwakira mu kiganiro. Umeze neza? Yego. Murakomeye? Yego. Urashima Imana? Yego, Amazina yawe? Amazina yanjye nitwa Yamfashije Victoire. Yamfashije Victoire. Ejo bundi rero urampamagara urambwira ngo ushaka ko tuganira. Impamvu yabiguteye ni iyi? Impamvu yabinteye, uriya mama witwa Ikirezi twarabanye, tubana neza. Twabanye mu buryo nari nabonye umuntu umfasha kwiga imashini, tubana muri ubwo buryo. Kubana na Esther mwahuriye hehe, muzwa n'iki? Murabizi baranyine baba basenga. Esther twamenyanye yari ari kubwiriza kuri Life Radio, atanga nimero ye. Nimero ye ndayifata, nyine numva ubuzima yabayemo nanjye nabibayemo. Ndamukunda, dukomunikana gutyo, nyine akajya ambwira ko yambera nk'umubyeyi. Iyo uri umwana nyine utarigeze ababyeyi, ukabona umuntu ukubwira ayo magambo, uramukunda. Cyangwa umuntu wumva mwahuje ubuzima, wumva muhuje ubuzima. Nicyo nyine cyatumye tumenyana na Esther. Nuko muramenyana, utangira kwiga imashini, akubwira ko ashobora kugucumbikira. Wageze mu rugo kwa Esther ryari? Nageze kwa Esther kwa munani tariki ya mbere, niho natangiye kujya ku ishuri. Wageze mu rugo kwa Esther atuye ku Ruyenzi? Namusanze atuye ku Ruyenzi. Umusanze atuye ku Ruyenzi. Usanga umugabo adahari? Nasanze umugabo we adahari. Esther wari usanzwe uzi ko agira umugabo se? Ubwa mbere nigeze kujya kubasura i Karama, ariko nabwo ni ubwa mbere ahari nari ngiye kubonana na Esther amaso ku maso. Igenda ndamusura, icyo gihe tujyana gusenga n'umugabo we na Esther bari kumwe, aribwo bwa mbere duhuye. Inshuro ya kabiri arongera arampamagara mbwa ko nyine ngo umugabo we
ngo amukubita ariko ngo umugabo we ngo RIB yamujyanye ngo yagiye kumufunga. Esther yakwibwiriye ko RIB yajyanye umugabo kumufunga ariko abikubwira kuri telefone. Icyo gihe nyine mpita ngenda ndamusura arambwira ngo bari mu gihengo cyo kujya kwimuka. Ndagenda ngura nyine ibirayi, ntabwo wasura umuntu n'umutwe ari muri ibyo bibazo. Ndamusura ambwira nyine uburyo ngo yamukubitiraga mu cyumba. Ndamubwira ati hangane tubw'abayobozi nyine bamufashe bazabisobanura. None arambwira ati nyine ngo abayobozi bamubwiye ngo yimuke hariya. Ndavuga ati nyine nimba ariko babyanzuye mwimuke nta kibazo. Ubwo kujya kwiga njye nagiye kwiga musanga yarimukiye ku Ruyenzi. Wigaga heavy? Nigaga kuri otori iri hariya ku Ruyenzi. Ni hafi yaho. Musanga ku Ruyenzi n'ubundi usanga atari kumwe n'umugabo. Ikintu none yavuze ko bamukatiye burundu kandi yakunze kujya ahamagara abantu bose akababwira ngo arafunze. Ubwo nyine natwe twari tuzi ko afunze akanatubwira ko nyine banamukatiye kuko yari atangiye ashakana gatanya. Esther yababwiraga ko umugabo wakatiye burundu ariko Esther agashaka gatanya. Esther ari gutanya bro yarazaga akabitwereka. Yabanje atubwira ko ngo ibyangombwa bye Zariya yabitaye abanza gushaka nyine ngo ibyangombwa arangije ahita ashaka nyine ngo gatanya. Noneho hari umukobwa rero witwa Diane nkavuga ati se yenda ntabwo turubaka biremeye ko umudamu bamuha gatanya umugabo afunze ibyo bintu birumvikana. Batabanje yenda ngo baburane bavati uri mu makosa n'uyu cyangwa ugira ko ubwo abo bayobozi ubwo bo babipanze nyine aravate Azariya abayobozi ngo barabizi ko ngo bafite ibimenyetso ko yashatse kumwica. Niyo mpamvu nyine ngo ibyo batabitindaho bashaka kumuha ngo gatanya. Ndavuga ko abayobozi basanzwe bazi ko Azariya yagerageje kwica Esther. Ibimenyetso ngo Ikirezi. Bakwe bashyiriye ibimenyetso. Ubanye kwa Esther. Urahabaye imibane yawe na Esther yari imeze ite? Ikirezi naramukundaga. Urumva ko mwinangirira ari nge washatse kumumenyeshereza yatanze ubuhamya avuga uburyo yagiye abiwa abandi nanjye ndipfubye niho nakuriye. Nicyo cyanatumye mukunda anumva uburyo yihangana bikajya binera kumukunda. Avuga ubuzima yabayemo bubishye ngo bahana atekera abantu ngo ibintu yatetse bakabibara nyine nkumva ndamukunze. Hanyuma kubana kwe numvise ubuzima bwe ashobora kumbera inyigisho cyangwa umubyeyi mwiza bitewe n'ubwo buhamya bwe nari maze kumva. Ndamukunda nawe arankunda. Ikibazo ambwiye nari nshoboye narakimufashaga. Ubwo ko mu kubana kwe nubwo twabanye kuko nari nzi ko ari umumama w'ipfubyi nirindaga kumugora. Nzi ko nta mwenda nigeze mubwangurire cyangwa iyo nigaga urudodo rushize ngo mubwati ngurira urudodo ahubwo kuko twarabanye iyo ubana n'umuntu buri kimwe cye ubukizi. Hari igihe twabona nkabona yenda aragiye kubwiriza nta kintu gihari nkabati se ubu ndajya ku ishuri mfite amafaranga kandi nta kintu gihari ubundi ubwo kwiga aho bimaze amafaranga nari kujya kwiga nkayabanyaciyemo tukajya guhaha kuko umwana witwa Diane we byose nuko atapfa kumurekura nawe nta kibazo na kimwe nigize nzirana na Kirezi. Hagiye ambwira hagati barahanumiye aha kandi nge ntago njya saba tike naba mfite nka 5 nkaba ndayamuhaye. Ari ubwo buzima nyine twibereyemo kuko navati nipfubyi n'umugabo we nyine arafunze n'ugufashanya nta kintu nshaka nyine kimugora. Nuko buzima twabanyemo na Kirezi. Hanyuma ubanye na Kirezi ejo bundi ngira ngo abadukuritse baraza kugenda babyumva impamvu nifuje ko tuganira. Mfite voice note wampaye kumbwira uti nge Kirezi yankoreye ibintu byamfurambi. Hanyuma rero Esther ajya kugukorera cyangwa se ushwana na Esther byagenze bite? Ikirezi yatangiye guhinduka yumva ko umugabo we yageze kuri social media. Indi minsi namutangira ubuhamya urumva nagiye kwiga
nagiye iwabo ku itariki ya mbere y'ukwa munani siyigeze ambwira nabi siyigeze anuka ariko yatangiye guhinduka umugabo we yageze kuri social media kuko yahise anyohereza ikiganiro cye bitewe nyine n'amateka yari yambwiye y'uwo mugabo y'ibintu yamukoreye nanjye numvaga ko uwo mugabo nyine ibintu yakoze atari byiza ahita anyohereza ikiganiro nuko nyine telefone yanjye yarayifashe ahita ayitumbika mu mazi ejo bundi Esther yafashe telefone yawe ashyira mu mazi na bage yabifasha arabisohora ari mu mvura ibyo byose nari mbifite hanyuma yanyohereje ikiganiro arambwira ati fata anyandikira n'amagambo ndandika muri commentaire ni kuvuga yanditse message icyo kiganiro arangije ahita yandika n'amagambo ngo ndamubwira urashyira muri commentaire ngira ngo abadukurikiye murabyumva nge nakira abantu ntari buvuge kuri kamera bambwira ko Esther yabahaye message cyangwa se comments bashyira mu kiganiro ariko bakabyanga nakiriya ntago ari benshi ni batatu urukumva ubwo ni mu bataragerageje kubikora cyangwa se n'ababikoze bakitura hari n'abatarabikoze bakituriza nawe yaguhaye message yaguhaye ikiganiro aguha na comments ushyira mu kiganiro wayishyizemo nayishyizemo ntago ibintu byo kubeshya ntago kubeshya ari byiza naguhaye isura uburyo yamukubitaga cyangwa iki ukumva nyine aranakugwa ukumva ko nyine ari agahinda kabimuteye ariko nyine mbere yo kuyandika navuze ati se ku cyahise ambwira mutuke yenda bitewe nuko nari muzi ariko ndabati nimba yenda nabikenere kambikore narayanditse hari ikiganiro nayanditsemo hanyuma Diane hari umwana rera nawe arabizi ko ngo yagiye ahamagara abantu ngo akajya babwira ngo nibatuke ngo azariye ngo ko ari umugabo w'ikigo ibintu byinshi nyine ndabati ubu ngubu mami ikirezi nari kwicira inzira nimba zari ibintu ari kuvuga atari ukuri yamwihoreye ku buryo nge nafashe ku ruhande nkajya mwandikira kuri WhatsApp nkamubwira ati zariya nimba kuko ibintu ari kuvuga babeshyira mwebwe mwiturize mwijya guhararana nawe namwe nabonye mwatangiye kujya kuri social media mwisobanura mu mwihorere nyine nkajya mbona yakomeje ajya kuri social media ariko iyo comment narayanditse pe nuko phone yanjye yahitaye mu mazi yapfuye mba mberetse nago ukuri nyine turabizi kugira ngo kugera ahagaragara bigora ariko buri ukuri ntacyo gutwara kandi niyo usenga ubeshya ubwo ngubwo sinzi hanyuma rero ejo bundi mu kumpamagara umbwira ko wageranye ikibazo na Esther ikibazo cya na Esther mujyana ikibazo ubwo byahereye he kugira ngo mujyane ikibazo yagushinjaga iki kugirana ikirezi na Esther sinzi ntago nzi ikintu yakinnye nge nabonye agira imitwe myinshi nge naramumenye yarabanje umukobwa we yabanje kumbwira nyihava nge nabonye nari kujya ku ishuri umumama twabanye bwa mbere na mbere twabanye guhera 2019 twatandukanye ari uko mu bwengo nabonye umuntu ugiye kufasha ngiye kujya ku ishuri hanyuma ndamubwira ati rero ndabona n'ubundi nari kujya ku ishuri ntago twajya twirirwa twicara turi abakobwa babiri uwo mumama twabanye mbere arabanza arambwira ati nshakira umukobwa uwo nari mfite yagiye ndamubwira ati ngewe reka nimwirirwe mushaka umukobwa n'ubundi sindi kujya ku ishuri mureke mbe mbafasha hanyuma utari kujya ku ishuri impamvu yari iri gutuma utajya ku ishuri rero ni iyihe umuntu wishyura yari yambwiye ngo ntago arabona amafaranga yari yabanje 15 arambwira ati reka mbashakisha ay'ishuri mbona ku ishuri mu kwezi wishyura 15 hanyuma mbona ukwezi kurarenze kandi nyine iyo uri umwana w'ipfubyi utamenyeye gusaba cyangwa uwo mwirirwa n'uruzi nta kazi karenze akora urumva birakugora mama imita mwandikira kuri WhatsApp ikirezi
ndamubwira ati rero umumama nta nubwo nigeze mubwira ko ari umumama twabanaga mbere, ndamubwira ati hari umumama umbwiye ko nta mukozi afite, mwamuruhushya nkajya kuba mufasha n'ubundi ntabwo ndi kujya ku ishuri. Izo nyandiko arazifite, ari umunyakuri, nta kintu na kimwe ndi kumubeshyera. Arambwira ati kibondo gigendere, nanjye ineza nanjye nagiye nkora ndi muto niyo iri kungarukira ubu ngubu, ati rwose igenda umufashe. Mba ndagiye genda mbana n'uwo mumama kuko ninjye nzi uko twibaniye, ariko Kirezi ntago yari azi ko ariho nagiye, kuko ntago ari ngombwa nyine ngo uvuge buri kimwe cyose. Hanyuma uwo mumama turagenda turabana, arambwira ati rero ndabizi ntago nakoze inshingano nk'umubyeyi, ariko nshaka aya mahirwe kutayatakaza, ukomeza kwiga, guhera ubu nimba utari kujya ku ishuri guma aha ngaha. Mama impita amwandikira Ikirezi, ndamubwira ati rero burya umumama nari naje gufasha ni wa mumama twabanye kera, ati rero yambwiye ko nawe inshingano ze yiyemeje kera ngo agiye kuzikora, ubwo ni ukuvuga ko ngiye gukomeza kwiga. Arambwira ati okay, nimba ari byo wahisemo cyangwa washimye ubwo ni akazi kawe. Uwo mumama hari interuro ya message yari yanyandikiye, umubyeyi wanjye imiryango yanjye iragukunda natwe turagukunda, kugira ngo atagira ngo ndamubeshya iyo message nahise nyimu. Arambwira ati shati iyi nteruro yanditse si y'ubusa, ashobora kuko agiye kugufasha, ngaho guma. Icyo gihe naye nagiye nta mwenda n'umwe najyanye, bicamo igihe njya kuba nzanye imyenda mikeya, kuko Kirezi na kugira ngo nyine umubone mu rugo biragora, aba yigendeye. Ndagenda nsanga nawe hari, ndabati ubwo adahari reka njyane utwenda dukeya indi nzaza kuyitwara ahari. Hanyuma ndayitora tumeze neza, haciyemo iminsi ahita ambwira ngo nimugurize 10,000 ngo ajye kwivuza, nimba ngo ari umwaka wa Zariya. Ndayamuha, kandi ayo mafaranga yari ay'ishuri. Uwo mama tubana nawe yarambwiye ati si kutajya ku ishuri. Ndamubwira ngo hari umuntu wangurije amafaranga ngo rero ngo nayishe, ngo mutize 10,000 ngo ajye kwivuza umwaka wa Zariya. Narayamugurije, hano message ndazifite, ndayamuha. Yakubwiye ngo mutize 10,000 ngo ajye kwivuza umwaka wa Zariya. Hanyuma nyine njye namukundaga, numvaga ko ari inzirakarengane, buri kimwe nshoboye narahitaga nyikora. Umutize 10,000 ngo ajye kwivuza umwaka wa Zariya. Yego. Hanyuma nyine ndayamwoherereza, nyamwoherereje. Hacamo iminsi umukobwa we arera, anyandikira ama message amisura ngo buryo ngo Ikirezi ari umugome, ngo no kuba nkunda ari uko mwihera amafaranga. Nyine mbona ko uwo mukobwa n'ubundi busanzwe ajya abeshya, ndabati wasanga ari kunteranya nawe. Ubu ngubu nimba imururiye izi message ubwo warahindukira mubwirizi, mami ntanzimwohereza kuri WhatsApp. Ahita ambwira ati ima nimero yoherejeho izi message. Ndayimuha, nyimuhaye biciyeho igihe, sinzi ngo ama nimero yagendaga ngo amuha message nyine ngo zo kumutuka ngo ni indaya, ariko agahita binkiraho ngo ni njyewe, ariko nabiforomaga kuko twabanye, kuko buri kimwe nyizi. No mpamvu atari kwize, ntago nzi impamvu atari kwizera ko ari bandi bari kubikora, agahita nyishyiramo ko ari. Ndamubwira ati siko nzi ko nta bantu uziranye nawe nzi, kuki uri kwishyiramo ko ari njye uri gukoresha ayo manimero akagutuka. Njyewe nk'umubyeyi usenga, nafite ama message menshi nagiye mwinge, nkamubwira ati hano ufite umumama twabanye kuva kera, kubwa TV kagira ubwo budoridori bw'amagambo, uhita unsiba mu mutima wawe, uhita unyanga, ariko ukabona ni nk'ibintu byo kwiyenza ashaka. Ejo ukabona nanone anyohereje izo message ngo bari kumuha, ariko izo message zagaragara ko ari umuntu uri kuvuganira uwo mwana witwa Diane, kuko ahari wasanga uwo witwa Diane
yaragize ubwoba aruzi ibintu bikomeye akareba nk'umuntu nawe umuvugira akunda have kuko nawe bumva ko Azariya yageze kuri social media yahise anganiriza arambwira ngo nabona irangamuntu ngo nawe azahita yigendera ngo nawe atazamugirira nabi kuko ngo arabeshya. Hanyuma se ntabwo mwigeze mubaza atese ko atubwiye ko umugabo bamufunze bamukatiye burundu yabonetse ate ntabwo bimenye? Ntabwo mwabimubajije? Mami agira umujinya ushobora kubimubaza akagutimbura. Twariceje twebwe yatubwiye ko afunze tukibaza tese ubwo ngubwo ko bamukatiye yacitse gereza none se umuntu wari ufunze ni gute acika gereza hanyuma agahita aza no kwiyerekana kuri social media. Hanyuma umukobwa witwa Diana akaba ati ngiye nubwo nacecetse nari mbizi ko Azariya adafunze. Mami afite uburyo yabigenjeje ahubwo hanyuma akaba yacitse none se ni gute umuntu yaba afunze akaza kiyerekana ko ahubwo yacikaho akayahunga igihugu byarangombwa akayahunga igihugu niba acitse gereza koko. Hanyuma witwa Diane aramuzi kuri ko kose arakuzi yari yarabimbwiye ariko si byiza kumva amabwire twari twibanange n'avuga ati nzabyirebera. Yari yambwiye ati nureba abantu iri guhamagara ngo arafunze mu minsi mike idatinze kuko Azariya ngo yashatse kujya mu itangazamakuru ngo ikireza akabyanga ngo ariko ndabizi neza ko Azariya tuzashiduka tumubona kuri YouTube. Nose ngo kandi ngo afunze ngo ubwo se azacika gereza gute ngo icyo nzi ko ntabwo afunze ukariko ukabona ko hari amakuru afite ngo ngo mami siko ngo ubwo se yabazi ko adafunze akaba yirirwa yakagatanya azi ko adafunze ko babazana bakabahuza ko tuzi ko hajya haba amakimbirane y'ingo ntago babegerana nyine bakabahuza ngo mami niwe munyamakosa ngo ubwo se ubundi ngo umuntu w'umubyeyi ngo usenga ngo nimba atashye saa sita z'ijoro ngo umugabo akamubaza tuvuye he ngo akamufungana umutwe nyine ukabona urundi ruhande uwo mukobwa ari kuvuganira Azariya ngo ntago nabivuga kuko ngo yakunze kujya yoshya akana kitwa Shera ngo kajye kavuga ngo se yarapfuye ngo ntasa afite. Hanyuma n'ibyo bintu byatangiye kujya bintera ubwoba nkabati nubwo umugore n'umugabo batandukana bibaye ngombwa ko umwana mutereka mu rwango rungana gute ese ejo babonanye nanjye nyine guhabuka nkabati bya bintu birakomeye nuko naho nyine ayo makimbirane yaje. Hanyuma ejo bundi kuwa mbere nimugoroba anyandikira message ivuga ngo uzaze oya yabanje anyandikira message ivuga ngo se ngo na sharijeri yanjye watwaye ndabati siko nzi ko tudacagingisha phone zimwe n'igihe kimaze kucyumbajije sharijeri nona ngo nayibajije Diane arambwira ngo sharijeri ni wowe wayitwara. Ndamubwira ati nukuri ntago nayitwara kandi nimba wumva ikubabaje umbwira amafaranga iguranya koherereza. Araceceka bukeye ahita anyandikira ngo uzutwara imyenda ya nutaza kuyitwara ndayiroha muri pubere hano message ndayifite. N'indi message nyine mbi arambwira ati ukomeza wiriga umvuga ngo ndabizi ngo mfite ibihamya neza ko ngo iyi nyandiko ni yawe ngo ukoresha andi manimero ngo ukanyandikira ngo izi message nkabati se nkaba ndi kuvuganira Diane ko nazi ko mwabonanye Diane ko nazi ko mwahuje kucyari njye uri kubishima ndavuga ngo niba ufite gihamya ngiye mpamagara kandi uhita uhamagara n'izo nimero zize hanyuma umane nk'umubyeyi nkabona ntago ari kubyumva nkabona ni nk'umuntu ahubwo uri gushaka ibimenyetso nko kwiyenza ngeraho ndituriza. Ubwo ngubwo nyandikiye ngo arambwira ati rero ngo ngiye nta muntu ujye umemukira ngo bimugwe neza ngo aho ibisazi bya nyoko ngo byasubikiye ngo nawe ngo mu minsi mike ngo ugiye kubisubukura. Uwo munsi njyayo kuko yamaye iyi message nagiye gufata imyenda ndazinga ameze neza na ba nyiri igipangu ndabasuhuza maje kubasuhuza ndagenda mu nzu
mbaza Diane ati imyenda yanjye iri, arambwira ngo aho iri se naguhaza aho wayishyize ni ndagenda ndayifata, yari iri mu gikapu, nzana igikapu muri salo ndazinga tuganira n'uwo witwa Diane. Hanyuma ndabati se narinzi ko mami yambwiye gutyo ndamusanga niyo umwana kurumbiye ntabwo ari ukumusezerera. Njye narinzi kwenda nimba ari ibyo shinze ndamusaba imbabazi, ariko nimba ariko yahise agenda yanga no kunyiyereka nta kibazo. Arambwira ngo wowe uyobewe se ngo uko ikirezi ateye ngo cyangwa nuramumenye. Uwo Diane bamaranye igihe kingana iki? Bamaranye igihe kinini, ngo yamutoye kera kuko amakimbirane y'urugo yose arayazi. Batandukana nyine umwe ajya mu cyumba cy'undi byose we arabizi. Niyo mpamvu mami nyine aba afite ubwoba ko Diane hari umuntu wamutwara. N'izo mesaje nyine ziba zigaragara ko hari uvuganira Diane. Bati uwo mwana uzamukoraho, turabizi kuko uri kose akuzi, utapfa kumurekura, ariho turabizi ibyo ukora byose ari uko zisobanuye, ariko akabinyitira ko ari njye ngo ushaka kumutwara nyine nkituriza. Ubwo njya gufata imyenda meka bage, imvura isa nkaho igiye kugwa. Uwo witwa Diane arambwira ngo se Vicky ko imvura nduzi igiye kugwa waje ukaba wiryamiye mu rugo yahita ugahita ugenda. Naragiye twaragarutse ndama muri salo, nangije kuryama muri salo ntago wambwira uko byagenze, nahise ngenda nyine ntago wambwira ukuntu byagenze. Nararyamye ntago wambwira ibyakurikiyeho nyine nanjye babimbwiye. Waryamye hehe? Naryamye muri salo yo kwa Kirezi. Waryamye se ubigizemo uruhare? Wumva gushaka uruhuka, waryamye mu buhe buryo? Diane nge yaraje arambwira ati imvura igiye kugwa, ngwino ube wiryamiye n'ubundi harakonje, imvura nihita ndakubyutsa utahe kuko mba ndirambitse nta n'ikintu cyo kwiyoroza. Ariko natangiye kumva nyiryama nanjye kuzana uruntu rw'isereri, ariko nahise ngenda ngiye. Hanyuma mu kuzanzamuka bambwiye ko ngo nari nabaye nk'umuntu wagiye muri koma. Babaza Diane uyu mwana ko yaje ari muzima atuvugisha nawe ko mwavuganaga ku cyahwere yageze ahangaha. Ngo ntago mbizi, ngo nanjye ngo mvura iraguye ngo araryama, ngo ndamworosa, ngo mubyukije ngo atahe, ngo nyine ngo mbibona gutya. Ngo ubwo se ngo ibyo bintu bibanguka uyu mwana ngo aje ari muzima ngo nibi. Baravanti muhamagare Kirezi rero. Ikirezi baramuhamagara, telefoni yanjye uwo munsi yahise ayikonegita niye. Abantu bose bamamagaraga niwe wahitaga ubitaba, ku buryo nibyo byabagaho ariko babimvaniyemo. Hanyuma abantu bamamagara akabatuka ngo uyu mwana ngo ndamwica, ngo agenda ngo amvuga ngo ubwo ngo nimusanga mu rugo iwanjye ngo ndamwica. Ikirezi ngo araza ngo asanga nyine ndi muri koma ndambara yaho muri salo, ngo ahita kurubanga imvura iri kurwa. Hari ahantu hari ibiswogororo ngo ahita atereramo n'urubaga, atereramo na telefone. Abantu barabata umwana urabona nawe ntago ariho nazi kandi yarwariye iwawe, none urafashe umuroha muri iyi mvura kuko urumva uri umubyeyi. Nyine baramutongana. Hari ijambo rero akunda gukoresha kuvuga ngo abantu ngo bamwice ngo muri jenoside, agakunda kuricyurira. Ararimbwiye kuko barabimbwiye ndi muri iyo koma naza hondi. Arambwira ngo ntago ngo abantu ngo banyiciye muri jenoside ngo ngo nzaguma ngo kunkomeretsa ngo bigeza. Ariko hari ibintu uvuga ndizera ko ubu bikomera afite, harimo abantu benshi babifite, ariko gukomeza nyine ubicyurira n'utarabigutera urumva nawe uri gukomeretsa mugenzi wawe. Nk'umuntu usenga uzi ubuzima bwanjye ntago yari agakwiriye kuvuga ngo ibisazi ngo bya mama ngo aho byasubikiye ngo nanjye ngo bidatinze ngo bigiye kwazamukira, ngo aho yasubikiye nyine ngo ngiye kwatangirira. Umuntu w'umubyeyi usenga unduta, ikindi nyine akunda gukangisha ko ngo ari umuntu ukiri mutoya,
ariko ntabwo imyaka ntabwo ari shinganwa. Ikintu cyiza kitera imbere ni uko ukura mu bitekerezo. Imyaka ahantu tujyana turahazi, wakagombye gukura mu bitekerezo, nicyo kintu cya mbere. Ubwo rero ngiye natekereze mbona ibintu akora, ndeba n'iyi ndwara ngo ngo yabonye nagiye no muri iyo koma yasohoye hanze, ahita ngo yihamagaza ambirasi, aravuga ngo jyewe ngo sinarindi hano, ngo ariko ngo mfite umukobwa ngo twabanaga ahangaha, ngo njyewe ngo naramureze, ngo naramufashe, ngo ariko ngo nimba yarishimiye, ngo bigaragare ko nubwo nagiye nabyo ntago yabyishimiye. Yabwiye abantu ko ngo ntago yigize ngo yifuza ko nsubira mu kazi ko mu rugo, kandi ndizera ko mu kubana ko nge twabanye ari impamvu yo kwiga imashini, atari ukubana nk'uwarera nk'umwana we mu rugo. Uretse ko tubana namufataga nk'umubyeyi, ibyo bihamya arabizi, nta kintu namugoye. Ukabona ko byamurakaje, yenda ko hari amakuru yenzi agira ngo yenda nzayavuga, kwa kundi nyine yenda hari ikintu gikomanga umutima wawe ntiwigirire icyizere, ugasanga mu byo yenda ndi kuzira nibyo nshobora kuba ndi kuzira. Ahamagara iyo ambirasi, aravuga ngo nshanze nyine ngo uwo mwana ngo nyine ngo yasinziriye, ngo ari guhumiriza, ngo nta nubwo ngo ari kuvuga. Hanyuma ngo uwo muntu wa ambirasi yabaye ati uwo mwana mwitondere, tushobora ibyo kuvuga kuba ari kubyumva, wasanga ari stress cyangwa ari muri koma y'ibibazo, aba yabuze umuntu yisanzuraho ngo abibwire, nyiri muri koma nyine nasereganya. Ati none ngo ubwo dukora iki? Baramubwira ati uwo mwana umusasira aryame, ndabizi neza arabyuka ataha iwabo nta kibazo. Aravuga ati ngewe ntabwo ndarira mu nzu, ngo afatanyije na Zariya kumvuga, ngo ajya abwira ngo Zariya ngo mfata abantu ngo bamutuke muri comment, kuko nyine iyo message yayimpaye ubwo yaketse ko ari nge wabivuze, ari nge ubibwira. Nta telefone afite Zariya kubimenya, tujye tubwiza abantu kuri nge ninjye yabibwiye Zariya, kuko nge mfite ni mama hoya ntago ndeka kumuvuga. Mfite abantu bampamagaye bamyibwirira kuri Stella, babwira ngo bandike message. Kumva ubwo n'abatarabikoze, ababikoze ni benshi, kuko twakira message zituka Zariya, nizo nakira zintuka nge in box, urukumva n'ahandi ariko ngikambabwira nge wantuka utagira ute ni mu kazi kanjye, upfa kuntuka warebye ikiganiro, it's fine, birahagije. Ngewe naketse ko kunkora ibyo bintu byose, yaketse ko yamaye iyo message ngo nuka Zariya muri comment, n'amagambo ambwira ndizera yarabibonye ko nayakoze, nabikoze ko yambwiye. Hanyuma abonye yamaye iyo message, ntabwo nzi impamvu yahise anyishyiramo, nimba yarabonye ari nge uciriritse yigiraho ibyo abonye, ntabwo mbizi, ariko arabizi neza ko ari abantu benshi yandikiye bagiye batuka Zariya muri comment, kuko n'uwo mukobwa rero anyihagera, kuko bararana yarabinyibwiriye. Ese iyo message iravuga ngo iki? Iyo message yambwiye ngo mubwire, namubwiye ngo mubwiye ngo ni ikigoryi, ngo reka ngo uyu mubyeyi ngo waramukomerekeje bihagije, ngo rero ngo murekeraho, ngo ugarukirira n'ibindi nibuka. Uko abinsabye ndabikora, abantu bazaya muri comment, email yanjye nihita igaragara bazabibona, narabikoze. Ariko ntabwo nzi impamvu yahise yishyiramo ngo ufatanyije na Zariya, kandi arabizi neza. Zariya simuzi. Yabikoze, nakoze ikiganiro Zariya ari kuvuga uburyo, twakoze ikiganiro ejo bundi Zariya ari kuvuga uburyo hari abantu abwira ngo batere comment mbi. Rero nuko abo bantu bambwira ko yababwiye gutera comments mbi, nabajije Zariya atese kanakura muza, ati ndamuzi, atese kanakabura muza, ati ndamuzi. Ati abantu rero bampamagaye bambwira ko umugore wawe yababwiye ko batanga amakomantere mabi. Yego, kuko nari ndi kuzibona nyine batuka Zariya, ninjye yabimubwiye rero Zariya bivuga mu kiganiro, ariko ninjye yari babimubwiye. Hanyuma arangira bikurenganyiriza. Ibyo rero ugakeka ko kujya hanze cyangwa gusorwa hanze ugasanga aho hanze handuye, byavuye kuki? Akifata ukuboko kansohora hanze, hari ibintu ngo byahise bimfata, nge narabibwiwe, abantu nyine bari bahari, ndizera ko baguha amakuru.
uko nyiri igipangu cyose ababamo bose ndizera ko ngo bari bahari ngo akisohora yahise ngo afata urugi arakinga ngo bahamagara inzego z'umutekano zirakomanga yanga gufungura kuko ngo nyine akifata sinzi ibintu ngo byahise bingaragura nkajya mvuga ngo uranziza iki ngo ko ntabyo nzi ngo uramora iki ndizera ko amavidewo uyafite hanyuma ngo birataka ku buryo ngo bahamagaye na ribu nyirinzu kuko niwe bari babishinze byose nabyo yanga gufungura barara bandariye iryo joro bigizeho barabati uyu mwana ni inzirakarengane ahubwo ashobora kuba afite amakuru yafite ashaka kumwica kumugirira nabi kugira ngo ibyo bintu atabivuga ariko nyine nk'umuntu usenga si ukubahana Ribu icyo gihe yarahaje Ribu kandi ariyo yanjyanye no kwa muganga Ribu yakujyanye kwa muganga Ribu niyo nagiye mu modoka yayo niyo yanjyanye kwa muganga hanyuma nkamenya rero nkibaza umuntu ukora ibyo bintu aho ku musozi afite imbaraga ki ku buryo ribiza tujye tubona abandi yataye muri yombi ku kiwe batamujyanye ntago bagusobanurira impamvu njyewe na Ikirezi afite umwana ariko yakoze amakosa gusuzugura abayobozi n'icyaha nimba ari nge wari wamuteye ikibazo yari afite uburenganzira bwo kuza agasobanura nk'umwana yareze nk'umwana yabanye nawe umuzi kandi ikindi agasobanura kuba ibibazo byose abizuye ari uko Azariya yagiye mu itangazamakuru nimba yarabeshye ko umugabo wafunze akaba adafunze yemerewe kwisobanura impamvu ntabizize abantu batabizi ntabwo nzi arabizi neza Azariya simuzi namenyanye na Kirezi sinamenyanye na Azariya izo komenti civic yazibwiye azandike yazibwiye abantu benshi rero hari igihe ibwira ko afite inshuti kandi izo nshuti arizo zabona ko ari n'umunyamafuti zikaba ari nazo zibivuga ariko yenda impamvu ngenderaho ni uko twabanye bashatse kuba bamufunga ku buryo kwa muganga bahasanze barambaza ati hari ibikomere ufite umeze gute ndabati hari ibikomere bimwe mfite ariko nzamera neza ku buryo bamugaye n'abayobozi baramugaye barabati uriya muntu si umuntu ntabwo waba ufite ubumuntu ngo umwana umusohore mu mvura kuko nari nabaye ibiskogororo yenda uriya muntu ntabwo akavidewo ashobora kukaguha iyo mfite ariko ntabwo igaragara neza ariko uriya yamubwiye ko igaragara kuko hari nijoro cyane ariko yenda uriya ashobora nimba afite akagaragara ntabwo mbizi nabaye ibiskogororo no mu mutwe ibyondo ntabwo birashiramo nameshemo byanga gushiramo n'abaganga nyine barambwira ati ima nimero z'uwo mumama ndazibaha batuye umuntu utsinga ubu ngo arasenga byose birabatangaza uyu muntu ntabwo asenga tasenga satani kuko ntabwo waba usenga ukorera Imana ngo ukore ibi bintu abantu benshi bagiye bakurikirana ibiganiro bye barabati ko yavuze ngo yababariye umuntu wamwiciye umwana ubwo uwo mwana we kuki atamubabariye kumuvuga n'ubwa mbere yumvise umuntu umuvuga ahubwo uwo mwana ikintu ari kumuhisha ari kumugirira nabi hari ikintu kimuteretsemo kibazo muziho ashaka kuba ashaka ko atavuga kuko anababazwa yuko yagiye atabishaka nuko nyine abantu birabacanga njye ninjye wanze ko Ikirezi bamufunga nta nyungu nari gukuramo ntabwo ari nakuri yenda nanjye ndasenga ariko gusenga ntabwo ari ukuvuga Bibiliya ngo uyidudubize gusenga ni ukwerera imbuto abo mubana buri wese ukamwubaha niko gusenga n'umurozi yagenda akavuga Bibiliya akayidudubanganya ariko nibibi kuvuga ibintu muri kamera utanabyerera imbuto abo mubana bazi impamvu twahuye ntabwo azi impamvu nagiye mu biganza bye wasanga Imana yagira ngo arebe imbuto avuga nimba zera cyangwa iki kibazo kibaye arebe uko cyitwaramo ni ikimenyetso yuko ibyo avuga ntabwo abikora hanyuma rero wowe umpamagara kutiwifuza ko wabibwira abantu impamvu nifuje kubibwira aba bantu ndizera nabanye n'abantu benshi batanyereye imbuto ariko gucejeka ni byiza kandi bikaba ikindi byiza kuba mu bibazo ukagira uko ubimanaginga uko ubyitwara ntubyiture abatarabiguteje
impamvu nifuje gukora iki kiganiro urabona ko ibintu yakoze ni bibi kugeza aho yifuje kugira aho anyica ariko kuko ngo nari inzirakarengane bari bahari baravuze ngo byarandetse nyine biriya bintu ngo bakohereze iyo babikohereje urengana ntago byapfa kukwica ariko kuko yenda twabanye azi ko hari ibintu byinshi byenze n'ejo bundi ushobora no kuba amaye n'abandi bakanyica umuntu ufite uriya mutima utangira kumutinya ubwo impamvu nkoze iki kiganiro nagira ngo yenda abaganira nawe cyangwa abisunga nawe bajye bagira uko bitwara cyangwa ntabwo wambwira ngo urasenga ubanye n'umwana ngo ugiye kumwohera ibintu bimeze kuriya byo bisa nko kwica umuntu ngo yakuvuze kereka hari ikindi kibazo yumva ari ikindi kibazo afite impamvu mvuze iki kiganiro ntabwo ari uko nishimye mama Zari atarajya kuri social media namutangira ubuhamya twari tubanye neza ariko Zariya yavuze ibye byose nanjye ubundi imitwaro ya Zari ninjye yahise ayishyiraho nimba abantu bazi nyine nko gukurura bazakurikira amagambo nababwiye bakurikirane n'aya Zariya yababwiye yenda nimba bazi gusesengura bazasi kuko hari ikintu narakure ndeba ikintu ndi kuzi ntago namwibye abantu benshi baravuze ati twe twagize ngo wari umukozi we wamwibye ku buryo aguha biriya bintu bikakwica bimeze kuriya genda ati iyo bakwibye ari ibintu bagwanga kugira ngo ugarure ibyo wibye nyine birabacanga abaturanyi bo nabo banagize ubwoba nkavuze ati Imana idufasha dusohokere mu gipangu ntago umuntu usenga agira uyu mutima kandi ibibazo ari gucamo byingo ntago ari urugo runaniye kandi biriya bintu akunda no kuvuga ngo ni muto ngo abandi bamutereta ni uguhindura ibitekerezo gushaka witwaje ngo imyaka ni mike ngo ukumva uzasuzugura umugabo washatse ni bibi ubwo impamvu mbikoze ejo bashobora kumva Vicky yapfuye indwara yanerereje iyo ndwara ntago nge nayirwaraga na ba nyirinzu baravuze ati uyu mwana turamuzi ntago ararwara turaha ibi bintu bimufashe atandukanye na Kirezi niyo mpamvu rero bana bimushinzaga ko ari we irindi kosa yakoze guhita asohora mu nzu kuko yari umwana kumufata agakira ibyo bintu tukamenya ibyo ari byo tukamuganiriza ni ibintu birenze ahubwo hari ikindi uri kumuziza tutazi ku buryo ubutabera aribwo bwashatse no gukurikirana ibi bintu nkavuga ati afite umwana bamufunze ntabwo ari njye wamuhahira nta nyungu ndabyoroshye nsa nkaho nta kibazo mfite ariko umuntu uteye gutya ejo bundi ushobora kubyibagiza yigira mwiza cyangwa se nk'uko bajya babeshya bigasa nk'aho bisibanganye ejo agatangira ukabona azanye ubuhamya ngo nareze umwana ngo ambere ikigeragezo turabizi ko bajya bishushanya ukuntu ati yangiriye gutya yaramvuze ariko ikibineye yarambabaje ntago nari nzi ko uburyo namukunze mwitanga nkama amafaranga yanjye nkareka ishuri buri kimwe nsabye nyimukorera ntago nari nzi ko yankorera ibi bintu ntago nari nzi ko n'umuntu usenga nyine n'imyuka mibi yayikoresha ntago nari avuga ko ari imyuka mibi Vicky imyuka mibi kuko ngo byaravuze abantu bakabyumva byaravuze uyu muntu wakubwiye agiye gushyingura azagwa amakuru yose kuko njye ntago nari nzi aho ndi nisanze kwa muganga mami twabanye mbere niwe waje kumfata ndabaza ati se nageze hano ati wa mwana we wibigarura dutaha ati none siko nagiye kwa Kirezi kuzana imyenda ndi hano ati tutahe ndamuha ati basi rero tave duce kwa Kirezi njye kubaza ko byagenze ngo hoya ngo ntago mbishaka ngo buretse ko ngo bari banamamagaye ngo bamufunge ngo nanjye nabyanze ngo mwihorere ngo ntago ari uko batsinda urugamba ariko imyenda yo warayizanye nta kibazo imyenda narayizanye kireka nkubaze mu buzima busanzwe wowe wisanze nawe uri imfubyi na papa wabuze cyangwa mama yari afite ikibazo cyo mu mutwe
bamutera inda afite icyo kibazo ubwo mvuka muri ubwo buryo ntago nzi ngo isura ya papa niyihe na mama nubwo yabayeho ntago twigeze tuvugana nyine yari umusazi nk'uko Ikirezi yabinyuriraga kuko kubinyurira nuko azi ko nabimusangije kandi ni nk'uko nawe yasangije ubuzima yavutsemo mufata nk'umubyeyi nuko nyine nisanze ntago na mama nawe sitwigeze tungirira amahirwe ngo mvugane nawe nuko no mpamvu ngerageze koroshya ubuzima ntago ndi umwana unanirana ni kesha mbwe ayo ma message nkagerageza ati nimba ubishinza ahafite message nagiye mwandikira mupfukamira ngo nzamane nk'umubyeyi abazi buretse ko abo bazimu nimba baraneye bwo no kuvuga ayo magambo narabakuye ku ruyenzi kuko ni kenshi nire mubwira ngo mama hafite umumama twabanye nk'uko wareze Diane wanangira ubuhamya nakubwira ati Vicky yicajwe ati subiramo ibyo wavuze uhita usiba nimero ya Vicky no mu mutwe wa yarabyanze ariko nge ntago nabitinze bitewe n'ibyo nabonaga yagize ngo ndajya kuri social media nanjye mvuga ati Ikirezi ateye gutya na gutya kutizera nyine kukuzi ibikurimo wakoze ugacira nyine abantu imanza ngo azamvuga kandi guhubuka ntago ari byiza rero umva ibintu yakoze birakomeye impamvu mbikoze harimo abantu benshi bazabigenderamo bitewe bazi kuri kwa Kirezi ariko ntago ari kuri abatsinda urugamba Vicky wabaye mu ngo zingahe iyo uri umwana w'ipfubyi uba mu ngo nyinshi Ikirezi warabizi siyatanze ubuhamya arabizi hari aho byanga hari igihe vuga ati nifuza ahantu nyine bazahama gutuza ugasanga gutuza ntago bihari ugasanga ahantu barakubwira ati nzakurera nk'umwana wanjye ukabona imyaka urashize nta rukweto ntaki ugahita ufata umwanzuro ati ndagiye ariko uba muri ubwo buzima ariko ukagerageza guhemuka iyo uruzi ibyanga hari uburyo bati byanze ndagiye ndizeye ko uyu mama tubana ubu ni kenshi nagiye mucika ariko kuko nanjye sombi anziho hari igihe nabonaga nyine hari ibintu ndi kwifuza ntari kubona akabona ndigende ariko naza kongera akanyakira ni nk'iki kintu ushobora kubona mu buzima ukumva ko ubuzima buhindutse turi gushyigikirwa n'abantu hari umuntu uvuga uti reka ndebe ko nagerageza gusoza umwaka hari umuntu mpinduriye ubuzima cyangwa se reka nkutangire hari umuntu mpinduriye ubuzima ni nk'iki kintu Vicky yakifuza cyangwa cyakinyura mu buzima bwe akumva ubuzima burahindutse mu buhamya natanze nakunze kujya mba umuntu wafasha nkiga umwuga w'imashini nari nawutangiriye ariko turabizi ubuzima bujya buhinduka nari nabonye umuntu ufasha ariko ubu ntabwo mbizi bishoboka kuko nawe ubushobozi bwarabaye buki turabizi ko ibintu bihinduka mbonye umuntu ufasha nkiga iyo mashini nayo nkayibona urumva naba ngiye gutera indi ntambwe nyine hanyuma tukurekura gato cyane nyuma y'uko uvuye kwa Esther mwari mwongera kuvugana havuye muri ubwo buryo Ikirezi impamvu Ikirezi ni wowe wabanje kumboroka kandi agahindukira akajya aca ku ruhande ngasanga yasomeye sitati ari wo wamborotse yaramborokoraga akajya kureba sitati zanjye nkamwihorera hari n'undi mumama wamusuraga w'inshuti ye nyine nawe yari yarankunze akunda kunyita ngo wakagabo we ankunda yabura Kirezi akamugara noneho Kirezi nimba yajya akamubwira amagambo ameze ute nawe ejo bundi mbona aranyandikiye ngo nawe ngo ntuzongere kunyandikira ngo amakuru yawe ngo numvise ngo atari meza ngo amakuru bakumbwiye ngo numvise atari meza ngo ndavatire nimero yawe ni Ikirezi wayanditse muri telefoni yanjye iyo ukuzi mami nanjye uko muzi ubu ngubu nge twabanye muzi kukurusha kuba muhura mukagenda mukaganira ariko ubu ninjye watangira Ikirezi buhamye nubwo uvangu nyine ibyo akubwiye bitewe uburyo muri inshuti ntago wareka kubyumva ariko ubu Ikirezi
ninjye umufitiye ubuhamya n'umugabo we abangaba uku wambona ntabwo ni nk'uko ubumami tubana ari wowe wabati vikateye gutya vikagira utudega tumeze gutya aho guhura n'umuntu kuriya ukavuga ibintu utazi nabyo ni bibi mama ubu ninjye umufitiye ubuhamya uko twabanye imbuto yera nimba ibintu abwiriza ari ukuri cyangwa se atari ukuri cyangwa atari agatwiko Diana rero niwe umufitiye ubuhamya barahura nabo rero natwe nanjye tunaramumenya nakururwa nariya magambo avuga uburyo yihangana hari ikiganiro yakoze umwana we yitabye Imana ko ngo umuntu wamwiciye yamubabariye ukajya uva nk'uriya mu mama ni nk'umumarayika mwicira agatanga imbabazi ariko numiwe ngo umuntu yamuvuze akagira amuterereza ibintu ngo ubwo si bw'iryo senga n'inyabaki yakubwiraga ko ari nde wishe umwana mwegeze muganira ko umwana we yaba yarishwe yavugaga ko ari umuntu ngo w'umuturanyi banamunyeretse mu ifoto ngo bagiye gutabara nawe yari yaje ndabangwa kuko ubu mwarifashe muramubabarira muzi ko ari we wabica yakubwiye se ko ari kwa nyirabukwe oya n'undi mu mama ngo uririmba muri korari y'Ikarama n'imi 500 ati ni kwa sebukwe bandi bati abantu benshi bakurikiranye ntabwo nzi mami nimba ari hungabana afite nimba ari ko ateye yagiye avuga ibintu byinshi ariko nimba nyine umugabo wabibaniye unamuzi cyane ari uri kuvuga ubuhamya bwe niyo mpamvu yatangira gusubukura ntiyicira inzira akamenya guca bugufi hanyuma ubwo imbuto yavuze nimba bamwe bo muri tutari kuzibona akazisubukura kandi ikindi mami ntago ajye kugira ngo azace bugufi kuko n'abayobozi nabo barabati ubu mugore wari ufitwe n'uyu mugabo ufunga umutwe bigeze hano tubwo umugabo we yaravugaga ku buryo bakunze nko kuntarama amakuru abangwa Ikireza arahari cyangwa Zariya uzayene mu mubare abangwa ariko nawe ngo uramuzi ngo mwabanye mu nzu imwe ngo twumvise nagucyurira ko mwana araye ku buriri bumwe none hari ukuntu avuga cyane abantu ba nyiri igipangu bakajya banamwumva n'icyo mpamvu ashobora no kukugiza ikintu ntacyo uzi kuko atazi kuvuga gake ngo nakusize mu buriri bwanjye turara ku buriri bumwe ngo none ngo ugenda ngo ufatanyije na Zariya none we yavuga iryo jambo numva rineye agahinda abango ni nkahita nkurura ubuhamya bwe nagiye numva mpita ati ntabwo nzongera kumva ibintu abantu bavuga baba babeshya ibintu abantu bavuga n'ibyo bakora noneho nge iyo uzi nk'umuntu wowe umuzi mwarabanye ni wowe unababara cyane ibintu abantu bavuga n'ibyo bakora baratandukanye 200% nanjye ndi umutangabuhamya wabyo nuko nyine ikine kubivuga ntago nshatse ngo yenda ngo nukumwandarika mu bintu bye muzanazi yumva ari icyo navuze nge nuko nk'inshuti za hari ibyo uvuze nyine ntabwo nabivuga da kuko ibyanyekeye ntabwo ndi umwana ugira amagambo kandi no gukora ikiganiro niwe waneye agahinda iyo mba ndi umwana mubi ikiganiro mba naragikoze kera iki kiganiro rero ibyo uvuze utazi ufite nimero yawe isaha n'isaha ari yaguhamagara ukabisobanura izamamagare kuko barabizi kuko Zariya avuga ko yashimuswe avuga ko yabuze mu kubura nawe ukambwira utesiteri yambwiye ko umugabo afunzwe ndetse akatiwe burundu nawe ati hari amakuru nzi ntavugira navugira muri kamera ariko ribu yije Ikirezi twarabanye afite umukobwa witwa Diane twese batujyana bagadusobanuza ati Ikirezi mwaraye mu nzu imwe mutubwire bimeze gute ariko zibi muri kamera birabareba ariko iyo ribije ngo twabivuga kuko ribe nishingana nkuko yamamagaraga kambwira ngo nandika message mutuka wagiye guhamagara ribu nkamubwira ati nukuri ko Imana ribu yihamagare ndahari nzizi bagizaga akarima kayibone ninde oya nta kibazo mfite n'ikibazo kije ari uko Zariya aje ibibazo bya Zariya ukababonye ari njye uhisemo kubishyiraho ribu rwose niteguye kuyita mwumva ahubwo nayihamagaye byaba byiza
abaturanyi se baranze sindi umwana wakundaga kubunga iyo nabaga nari kujya ku ishuri hari utuntu nikorera twa TikTok navango Viki yamaga amayinite navuga Viki yamuguriraga urukweta ari kwicuza impamvu hari ibintu nyine biba bigomba kujya muri kamera n'ibintu bidagomba kujya muri kamera urumva ibyo bintu byo kunkorera ibyo bintu by'imyuka mibi abantu benshi ibyo byabateye ikibazo ku buryo bamwe banagize ubwoba ngo ariko uze ngo uburyo yirirwa ngo avuga Imana byonyine abaturanyi bahise babona ikirezi uwo ari we n'uburyo ababwiriza bahise ubwo azatuma n'abavuga ukuri batazayabumva ukuri kwabo kuko amagambo meza ikirezi yavuze nawe wahita umukunda abantu benshi bagiye bakorana ibiganiro mu kwihangana ikintu cyambabaje nuko Zariya yahise aza nk'abiriya by'ibiganiro akajya kubwiriza aho kuza mu itangazamakuru bati rero umugabo wanjye arahari abayobozi nicyo babereyeho gusobanura ibi bintu kubwiriza se nta muntu utabwiriza mureke ibi biganiro biparikwa ahangaha hanyuma twe tujye kwisobanura njye n'umugabo wanjye twaribaniye naze n'ikindi namugariyeho kandi narakimubwiye ntago yari akwiriye kugenda ngo asebye umuryango yavutsemo yari afite uko babanye na Zariya n'imiryango afite uko babanye ndizera ko imyaka babanye nimba kuko yaravuze ngo ibikomere bya Zariya yarabitwike warakomeza kuki Imana yamanga ibyo mbaga yo kubitwikira atakomeze ngo asabize Imana imbaraga ibyo amavuta yisigiragaho y'inkoni za Zariya n'ibindi byose byazaye kuki arambiwe ku munota wanyu ari uko Zariya yamubonye muri kamera kandi Zariya we yifite ibihamya ko afunze yamufungishije nanjye rwose mbivugira impamvu ngenda nababwira abantu impamvu yanteye gukora kiriya kiganiro Esther yambwiye ko Zariya yafunzwe Zariya nza kumubona ambwira ko mu buzima bw'atari yajyana no muri gereza niyo mpamvu unyanganyange yankunda nkunde winyangira iyo myuka mibi nge ntawo mure nabo baragatsindwa na Nyagasani ntacyo nsangiyeho nabo ntayizamfata ariko unyanganyange nkunda niyo mpamvu nakoze ikiganiro boya simbizi uvugisha ukuri simbizi inzego zibishinzwe zirahara ariko impamvu yanteye gukora ikiganiro nuko Esther yambwiye ko Zariya yafunzwe Zariya yakambwira ko mu mateka yatari yagera muri gereza niyo mpamvu nyamukuru yanteye gukora ikiganiro wenda indi yajemo ni yuko Zariya yambwiye ko yashimuswe nizo mpamvu ebyiri naho abantu kabo nyine murantuka sinza akazi mufite ubwo kameze nako nimbaraka kuntuka ariko nta kibazo upfa kuntuka warebye ikiganiro it's fine nta kibazo urantuka ikiganiro cyarebwe ninjije amafaranga nta kibazo rwose reka mbikubwire wantuka utantuka wavuga ko ibyo nakoze ari byo wavuga ko bitari by'ibyo birakureba ariko nizo mpamvu byizaneye gukora ikiganiro none nawe mwabanaga yakubwiye ko Zariya yafunzwe ndetse akatiye burundu benshi barabizi nuko abantu benshi kuri iyi si batinya ukuri ariko buriya nupfa ugapfa wazize ukuri ntago tuba tuzi aho tugiye ariko Imana yaturemye ikadushyira kuri iyi si niyo igucira urubanza harimo abantu batwikira ukuri ntago Zariya nimba wataramenyeye muri kamera ngo abe umugabo arafunze ngo ahite yifata acika gereza abantu nyine batumva ibigambo cyangwa bihutira kuvuga uzi gukotorora abantu benshi bavuganye na Kirezi yababwiye ko Zariya yafunze ngo mageragere niho ngo yari afungiye yatubwiye ko afungiye mageragere kandi yakatiwe burundu bwo ihohoterwa yakoreye Kirezi ngo yagiye kumwicisha ubwo ngubwo ibyo bintu yakundaga kubivuga Viki yabibwiye harimo abantu benshi babizi nuko abantu benshi bakunda gutwikira ukuri ariko ikintu nzi neza buriya umuhamya wa mbere ni umuntu muba mubana muri iyo nzu mwirwana muri iyo nzu ntago Zariya yapfuye kujya kuvuga biriya bintu nawe adafite igikomere yenda na Kirezi nawe ntago tuzi impamvu yaciye mu nzira yo kuvuga ngo Zariya yarafunze nawe adafite impamvu yabikoze rero kuvuga ngo
impamvu hari ibyo natava muri kamera ngiye rwose ribu mama itwara abanya abaturanyi bazi ko twabana nibahamagara bakambwira ati Kirezi yari ateye gutya tisi ufite ibihamya by'ibihe gutya na gutya uko namubonye nabivuga kuko ukuri kujya gutinda ariko kujya agaragara nimba yarabeshye ko abwiriza umugabo wakaza akamubwira ati imbuto yeze ngiye ku bwanjye twibaniye nazo nabonye ntago yakagombye kwiyenza ngo atwikire ibintu ahubwo yakica akitekerezaho nta muntu urega ku isi udakosa nta muntu udakosa twambaye umubiri ashobora kuvuga impamvu yamushimushije cyangwa bati ntabyo nzi ariko nabeshya ariko abantu benshi yarabwiye ko afunze na Diane ubwe yavuze ngo arafunze aho Diane kuko wamuzi no mpamvu kugira ngo Diane umuterure hari ariyo mpamvu anyekira ati Diane kugisha ibintu uzakora byo Diane ntuzamutwara nibaza urugo mfite Diane nzamujyanamo bikaca nicyo atsikamiyemo cya Diane nawe ntagira ababyeyi mama waramufite aho mama ngo yaramubwiye ngo ajya amufata nk'aho yapfuye mama waramufite abikaramo ahubwo ngiye message nabonaga najya ngo ni nka mama uzandi kuvuganira umwana we ariko ngiye yahitaga bishyiraho ngo ni uri kuvuga ninga azajya amufata nk'uwapfuye Esther yabwiye nyina wa Diane cyangwa nyina wa Diane yabwiye Diane cyamubwiye iryo jambo ntago mbizi n'ayo makimbirane y'ingo yose hanyuma rero urakoze kubw'umutekano wawe nimero zawe ntago nzishyiraha ariko umuntu wakifuza kugira icyo akora ku buzima bwa Vicky ushobora kunyandikira cyangwa ukampamagara nta kibazo uko yabimbwiye numvise ko ubuzima bayemo nubwo tutagiyemo deeply ariko numvise nyine ari ubuzima nabwo busa n'ubugoyemwo Vicky reka ngushimire umvise ubohotse ndabohotse nta gasigaye ku mutima wumvaga byari ngombwa kuvuga n'abakunzi banjye ninapfa hari abashuti nifite ngiye ubundi umwuga wanziza ati Vicky yagiye kuri TikTok aratwika ngiyeyo mfite nk'ibibazo niho mbijyana na Kirezi arabizi ntago nkunda ngo guhamagara ngo ufite ibibazo ibiki namenye ko buri muntu wese nubwo uba wambaye neza ibibazo ubu bifite ariko iyo ugiye kuri hari TikTok umuntu yakoze iriya TikTok yarakoze ukibyinira ukireba uba wumva uruhutse umutima nicyo kintu rero ikintu kineye gukora iki kiganiro harimo abantu bumva nabi ntago nkoze iki kiganiro ngo mbe ngo ari ugusebya mami nta nyungu byamarira ndi umwana w'ipfubyi uba ugomba kugendera gake buri muntu wese nta miryango arabizi ariko ijambo yambwiye nahise munini Kirezi nahise nkurura amagambo abwiriza n'ijambo yambwiye ngo ibisazi bya mama ngo ni iminsi bike ngo nkabisubukura nkabona nyine nanjye mise ankorera biriya bintu niyo mpamvu nahise ninyi Kirezi nuko ubwo niyo mpamvu nyine binteye kubivuga ntabwo ushaka gusebya Kirezi niyo mpamvu usebya mba naravuze ibintu bye byose hari ibyo bitse utatubwira ariko ribijeho ntabisobanura ribi wabisobanura okay urakoze cyane reka nshimire n'abari badukurikiye mwese Imana ibahe umugisha cyane ndabashimiye iyi video ushobora kuyiha abantu nimba hari icyo yagufashije cyangwa se abiri ngombwa ko ubikora nta kibazo murakoze cyane Imana ibahe umugisha umwaka uzababere mushya umwaka uzabere mwiza umwaka uzabonemo ibyo utabonye mu wundi ndavuga tugiye kwinjiramo cyangwa se nimba uri kutureba warabugezemo umwaka uzakubere mwiza w'amata n'ubuki nk'uko abanyarwanda tubivuga ariko uzakubere umwaka muhire uzakubera umwaka utandukanye n'indi yose waba waraciyemo murakoze cyane na Albert Niyonsaba kora subscribe kugira gahunda zigende neza ndabashimiye cyane.